Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza bakunzi b'impuguke info. Wowe utarakora subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu uko tuyashyizeho. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique, ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Mustafa. Wiriwe neza? Nireye cyane Pacifique. Hari amakuru twari turi kumva avuga yuko aho ngaho mu murenge wa Mayovu mu karere ka Gicumbi hari abaturage bagwiriwe n'ibirombe. Kuri ubu tuvugana uherereye he? Nibyo yakoze cyane Pacifique. Ubu tuvugana muri amasaha ndi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mayovu, ni akarere gahana imbibi n'ubundi n'akarere ka Rulindo, by'umwihariko mu murenge wa Rukozo, aho ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri ikirombe mu masaha saa 10 nyine cyaje kugwira abantu bagera kuri 6. Kugeza amagingo ngari y'amakuru twamaze kumenya natwe tukigera n'ahangaha nk'uko no mu gitondo mu makuru twari twabigarutseho, hari abantu bagera muri 2 baguye n'icyondo n'ubu baracyarimo hasi. Ubu tuvugana inzego z'umutekano ndetse yewe n'abaturage yewe n'inzego z'ubuyobozi bari mu gikorwa cyo gushakisha aba bantu, mu gihe umwe wese yari nimugoroba yahise yitaba Imana. Hanyuma kandi abandi 2 bo bakomeretse bari mu bitaro bya Kinihira, n'ubundi akari ibitaro by'intara biri mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo. Abakomeretse barangana iki kugeza ubu? Abakomeretse ubungubu amakuru dufite n'abantu 2 bajyanwe ku bitaro bya Kinihira, ariko ngo nabo bakomeretse mu buryo bukomeye cyane kuko nyine iki kirombe cyarimo abantu 6, ariko urumva 2 bo bakomeretse, umwe yahise yitaba Imana, mu gihe abandi 2 nyine bari mu kirombe. N'ubu ngubu inzego z'umutekano, abaturage ndetse n'ubuyobozi natwe hano turi bari mu gikorwa cyo gushakisha nyine abangaba kugira ngo barese baraboneka, nubwo bigaragara ko bigoye se bose bamaze kwitaba Imana. Ubu nicyo natwe turi kwibaza ahangaha. Bajya mu bundi byagenze bite? Ni urushya bari basabye kugira ngo bisange bagize ibyo byago? Amakuru avuga ko kugira ngo bano baturage bajyemo no kwenda n'amajwi y'abaturage dufite bigaragaza, bavuga ko ahangaha busanzwe ngo kuva mu mwaka w'1985 hacukugwaga zahabu, ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Rero ngo nta hantu turi hari hashize igihe hadacukugwamo zahabu, ariko nyine ngo ku munsi w'ejo abaturage ngo kubw'amabura kindi nk'uko bakomeje kuvuga ko nta mirimo ngo idasanzwe iri hano muri kano gace, bakavuga ko nyine ngo bagiyemo kugira ngo bashake icyo kurya cyo gutunga imiryango. Bamanuka ari abagabo 6, hanyuma nyine nta kindi wenda twavuga ngo byari byemewe, babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko. Hari amajwi waturusha y'abaturage mwaganire kugira ngo tubanze tubumve tugaruke mu kanya? Wenda reka tumanze twumve abaturage twavuganye ntiyagera basobanura iby'iki kibazo mu buryo burambuye, hanyuma tugaruke none dukomeze. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe zo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona batya, babigenza batya, bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board.
Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Amakuru mwamenye gute? Nagiye kumva numva barampamagaye, hari ngiye kujya kwahira nuko birarangiye. Baguhamagaye bakubwira ngo iki? Umugabo wanjye agize impanuka. Impanuka ibereye he? Mu Kinamba n'ahangaha. Ni ibintu wakiriye gute? Nahise nza kureba bitewe nuko bavugaga ngo baracyari bazima, nza kureba ariko njye mpagera ntabwo nigeze numva ijwi rye kugeza na n'izi saha. Ari mu bagishakishwa? Mwari mubyaranye kangahe? 3. Nihangana. Ibyo binahana amakuru mwamenye byari nko mu masaha ya saa 10. Reka dutangire. Aha turi nahagana he? Umudugudu wa Kaje, akagari ka Mugo, umurenge wa Miyove, akarere ka Gicumbi. Byatangiye mwabimenye gute mwe? Ye ntago nari mpari, ariko amakuru ukuntu nagiye nyumva numvishe bari buvanga ikinombe ngo kiratengutse gitsiba abantu. Gute rero? Ni nubwo uri kubona bari gushakamo icyo bita zahabu. Ubwo imvura yamaze kugwa, imaze kugwa biratenguka birabatsiba. Bagiyemo imvura yaguye? Yari ihise. Hajyemo bangaye? Ntago mbizi kuko ntakora. Ni ibintu mwakire gute kuba hari abantu baburi mu buzima bane? Mwabyakiye gute kuba harimo abahaburi ubuzima? Ibi ni ibintu biteye agahinda kuko ni imiryango itabarika yahaburi ubuzima, imiryango igera muri 3. Babiri ndumva ngo bakomeretse babajyanye kwa muganga, ariko ubu ntabwo turamenya abo bajyanye kwa muganga uko bimeze. Papa nawe reka tuganire. Ni amakuru mwamenye gute mwebwe nk'abaturage b'ino? Ngende waruguririya kuri usibye ko twabimenye nyine tukaba twaje kureba ko bimeze. Mwabimenye gute? Amakuru bagiye bahererekanya tumenya ko abantu ngo baguye. Nta mubare bababwiye baguyemo? Cyangwa bari bagiyemo? Ndetse bari kuvuga ngo ni 3. Abana bikabye bitagira ikibazo. Tuzamuka hariya. Ibintu twabimenye bidutunguye. Twamenye ejo, ya makuru yamenye ejo nka saa 10 ariko ntabwo ndi hano hafi aha ngaha. Yo hirya hariya mu mudugudu wa Kibare. Wayamenye gute rero? Aya makuru nayamenye ndi mu kazi, ariko ntambitse mvuye mu kazi nje kuruhuka, nuko numva barabimbwiye. Bakubwira ngo iki? Bambwiye kuko abakuraga mu binombe hano byabagwiriye. Ese hano bacukuramo bashakamo? Bacukuramo bashakamo amabuye y'agaciro. Arimo se ubundi? Arimo nubwo ari make ariko ntago yaburamo. Amake? Amabuye y'agaciro. Hanyuma murimo murabashaka, ibi bintu bikwiye kubera isomo ko bari bagiyemo mu buryo butemewe. Ibi bintu bitubereye isomo, byakwiye kutwigisha. Gute bibigisha iki? Kutwigishe kuba twakora ariko tugakora byemewe n'amategeko. Amakuru mwamenye ryari? Amakuru nayamenye guhera saa 9 wenda n'igice, imvura ikimara guhita bahita bampamagara kuri telefone barambwira ati aha nahaguyemo umuntu uri hehe tubatabare. Nikimara kuhagera sanzemo umwe kimara kwitaba Imana, hanyuma ibindi turabikora. Tubonye biri kwanga nibwo twahise turekeraho turaharara. Amakuru nababwira nahangaye.
ibyago yewe njye mpageze intego w'inyumiriye ariko mpageze none ntawe namenya amakuru nayumvise gutya mwijwi riranguruye ni amakuru mwamenye gute aya makuru ukimara kumva yuko ahantu bakorera amabuye y'agaciro nanjye nahise ndaza mpageze cyo kuza nsanga koko aho impanuka yabereye nsanga ni ukuri nanjye mfashe bari bahari dufasha gutabura abari basigayemo cyo kuza abo bari bakuyemo nasanze babatwaye kwa muganga ubwo ngubwo nanjye rero turakora n'inzego z'imitekano tugeze aho turuha turavuga ati n'ubundi ntabwo turabakuramo reka turebe mu gitondo uko tongera tugasubukura noneho tukareba ko imibiri irimo twayikuramo. Ariko ibi bintu gusigira isomo riha abaturage, ibi bintu isomo bishobora gusigira abaturage ni ukugira tukareba ibindi dukora ibi ngibi kuko byagomeza kudushyira mu kaga n'ubundi tukareba ibindi tugomba guhindura gukora. Ese usanga ari iki gituma abantu bakomeje kwishora muri ubu bucukuzi butemewe? Ubucukuzi butemewe ni ya mabura kindi yo kugira ati ndebe icyanunga ndumva n'ubundi bajyamo n'ubundi byanze bikunze ari ugushaka imibereho. Aya makuru twayamenye guhera saa 10 z'umugoroba ku kinombe kigwiriye abantu hano. Ubwo hari akanama twarimo hariya hirya kuri rwa rusengero munyuzeho niho twamenye ayo makuru nuko turaza turareba. Umwe bari bamukuyemo aryamye hayapfuye, abandi babiri bari hakurya hariya ku gasanteri babatwaye kwa muganga. Ubwo andi makuru rero dufite nuko abandi bakirimo hasi umungumu tutarababona. Ariko niki ubona ari iki gituma abantu bakomeje kwishora muri ubu bucukuzi ko si ubwa mbere? Nuko buri indi mirimo twakora. Mwese hari ikindi ureba hari undi mushinga uri hagati aha muri iyi misozi mubonamo mwe ntawe. Kandi urabona aha hantu ni no kujaga n'ubundi bahakoze kera kuva muri 80 hakora kugeza n'ubu. Ubu ni nko gusubiramo nyine. Naho hakozwe kera. Hanyuma ibi bintu bisigiye isomo riha abaturage bina. Ibi ni uko byirinda nta kundi aho kugira ngo abantu bitumareho abantu. Uje tukubonye uje gushaka byagenze gute? Amakuru yamenye gute? Amakuru yamenye gute? Ntiyamenye gute? Nari nagiye kuririmba nyine kurepeta. Nuko nje barambwira baratelefona ati n'abantu baguye mu binombe. Hati hamaje gupfa umwe hasigayemo babiri. Abandi babajyanye kwa muganga. Babiri babajyanye kwa muganga none hasigayemo babiri mo tugiye gushakisha. Mufite icyizere cy'uko muri bubabone? Turi bubabone. Turashiraho imbaraga turi bubabone. Ariko ibi bintu bikwiye kubera isomo abandi gute? Bikwiye guha abantu isomo gute? Bikwiye kuduha isomo tukabera abandi urugero ntago bazabisubira yuko bitwambuye abavandimwe twari tubana ntago twakongera gutuma basubira kubikoramo. Naho tugiye gushakisha kugira ngo turebe ko turababona ariko tugiye gushiraho imbaraga. Urakoze cyane Mustafa. Ku bindi bigendanye n'ubutumwa abayobozi batanze bari bari aho ngaho n'ubuhe? Ngira ngo wenda nk'ubutumwa abayobozi bagiye batanga aha ngaha turi kuri kano gace kuko ni agaturage kare ka Gicumbi ndetse n'akarere ka Rulindo ni uturere twegeranye. Ubuyobozi buravuga buti ntabwo byari bikwiye ko abaturage bishora mu ngeso n'izindi zo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Bakavuga bati abaturage bakwiye kubyirinda nk'uko n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza mu kiganiro Brian Impuguke Info ubwo twavuganaga yaje kumbwira ko polisi nayo itazihanganira abantu bagerageza gukora ubuno bucukuzi bw'amabuye butemewe kuko bikomeje gutwara ubuzima bw'abaturage. Baravuga bati ibyanze bikunze tugomba no gushyiramo imbaraga kugira ngo dukumire undi muturage uwo ari we wese ushobora kuzaza akajya ahangaha
kagasubira mu gucukwa kuko urebye nk'uko na visi meya w'akarere ka Gicumbi yagendaga bitangaza mu kanya yagaragazaga ko bidakwiye ko abaturage bishyura ahantu nk'ahangaha bishobora kuba byabashyira mu kaga. Urumva inzego z'umutekano ziri gutanga ubutumwa ndetse n'inzego z'ubuyobozi bwa leta tukavuga tuti natwe abaturage n'abatwumva nk'uko bakomeje no kugenda bitwereka ko bitagakwiye kuba byakongera ahubwo bagashakisha ibindi bakora kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kugira ngo bakomeze kubura ubuzima bw'ababo muri iyi minsi. Ntabwo gishize n'ubundi muri uyu mwaka abantu bagera muri 2 n'ubundi bari bahabwa ubuzima none bumva yongeyeho n'abandi bumva ni ahantu hari gutwara ubuzima bw'abaturage cyane. Visi meya wari uhari n'uwe n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage cyangwa ushinzwe ubukungu? N'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gicumbi ndetse n'inzego z'umutekano y'abapolisi ndetse yewe n'inzego za RDF nazo zari ziri ahangaha. Twafata akanya tukabanza tukumva umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru icyo yatangarije impuguke.com n'impuguke info. Wenda reka ngerageze nkotinga iby'umuvugizi wa polisi yaje kuza kwa dutangariza akayisenesi of police Jean Bosco Mwiseneza ubwo twavuganaga. Wenda yagize ati ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano haje kuboneka umurambo wa nyakwigendera ukaba waha umuryango kugira ngo ujye gushyingurwa. Hanyuma kandi abavuyemo ari bazima afandi yakomeje atubwira ko bajyanwe ku bitaro bya Kinihira. Mu butumwa polisi y'u Rwanda yatanze yavuze ko abaturage bakwiye kwirinda kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Hanyuma kandi bikavuga ko amategeko agomba kuba ahana ababikora. Ubutumwa bwa polisi akomeje igira iti turashishikariza abaturage kuba bareka burundu igikorwa kuko ni icyajyanwa n'amategeko nk'uko polisi yakomeje kugenda ibigaragaza. Hanyuma kandi polisi yavuze ko yashize imbaraga mu bikorwa byo kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko n'ibindi byaha bishamikiyeho. Akaba ariko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yaje kuza kubambwira. Reka tugushimire cyane Mustafa. Murakoze cyane namwe studio. Murakoze cyane. Wowe ni mugenzi wacu Mustafa ubwo dukurikiranaga inkuru igendanye n'impanuka yabaye hariya mu birombe mu murenge wa Miyove mu karere ka Gicumbi. Dukomeze dushimire cyane impuguke info, dushimire n'abafatanyabikorwa bacu, mukomeze mugire ibihe byiza. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya babigenza barya bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.